muraho abakurikiye gusengerwa ndetse inshuti zacu abadukunda ndetse abakoze subscribe turabashimiye, abakoze share na comments, ibyo mwavuze twarabikunze muri abacu. Nagira ngo rero kano kanya keza twakiriye umukozi w'Imana umaze iminsi abaganize ko byabaye ngombwa yuko nawe tumwakira hano hantu. Nagira ngo muhakanya ababwire izina, abwire nuko yitwa, hanyuma dukomeze tuganira. Yego, Imana ishimwe. Mushumba turabashimiye ko mutwakiriye. Imana ibahe umugisha muri studio ugusengerwa. Imana ikomeze kuba umugisha kutwakira, natwe turishimye. Nitwishimwe Silas rero, ndi umugabo nkunda gusenga, nkunda ijambo ry'Imana, nagarutse uyu munsi. Urakoze cyane, turagushimiye rero umukozi w'Imana Silas, akaba ari umwitorero rya ADEPR mu Rwanda, ahaba ikarembure ngomba kubisobanura. Akaba ari umugabo ufite n'urugo murabibona, akaba ari umukozi w'Imana mwiza, kandi turashima Imana cyane ku magambo meza. Tunashimira umuyobozi wacu uyobora gusengerwa, nawe Imana imuhe umugisha. Abatekinisi tunabasaba gukomeza gukora share ku bantu bose, kandi mwiyandikishe, kandi muduhamagare, telefone ziba ziriho, icyo mwifuza cyose turahari ku bwanyu, turi hano ku bwanyu, turabasengera ku byifuzo binyuranye. Imana ibahe umugisha. Rero cyangwa tukwakira nga muri studio za gusengerwa, hanyuma utubwire ijambo Imana ashyize ku mutima. Yesu aguhe umugisha ngo usengere Imana. Data wa twese uhoraho, Imana y'amahoro, turagushimiye ko umukozi wamuhamagaye kandi wamushyize hano kugira ngo akore uyu murimo. Reka bumva gusengerwa bose bagubwe neza, kandi ukore ibitangaza mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze Reverend Nambabazi. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kutwakira. Amen. Turishimye cyane muri aka kanya. Twagarutse rero, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri wa mwanya wo gusabana n'Imana. Yatanze amasezerano ni nayo yasohoza. Ndagira ngo dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho, ibice 8 ku murongo wa 6. Ndagira ngo tuhasome turusheho kugubwa neza muri Kristo Yesu. Umwami ahimbazwe. Amen. Uyu munsi nabazaniye ijambo riri ku mutima, ubuhanuzi Imana yakize ku mutima budasanzwe, ubuhanuzi budasanzwe. Nimuhumure, Yesu wabapfira aracyafite umugambi mwiza kuri mwe. Amen. Reka rero dusome iri jambo. Reka dusome, aravuze ngo igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 8 umurongo wa 6. Aravuze ngo umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami aherako reka dusubiremo. Aravuze ngo umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuhaho umutware, umuhesha aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Ndagira ngo twongere dusubiremo iri jambo, ndagira ngo turisubiremo kuko riranejeje cyane. Riravuze ngo umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami aherako amuhaho umutwareho umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Mushumba kubwira ijambo, ndusheho kumva ukuntu rimeze, numvise ari ijambo rikomeye cyane. Amen. Ariko nkuyemo ijambo rikomeye ngo umuhesha. Nkuyemo ijambo rikomeye ryitwa umuhesha. Umuhesha mu buryo busanzwe no mu buryo bw'isi, usanga umuhesha w'inkiko iyo agiye gutanga ibyo umuntu yanyazwe, ntago yirirwa anegosiya n'ababirimo. Aragenda ahubwo agafata umwanzuro nk'umuntu w'umuhesha ubifitiye uburenganzira, watumwe n'ibyo ashinzwe. Uyu muhesha rero w'inkiko mvuze, ntago uwo mvuze hano mu ijambo ry'Imana ntago ameze nk'uw'isi, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Amen. Ni mu buryo bw'umwuka. Rero uyu muhesha yarahawe nde? Yaragiye gukora iki? Ibyo yaragiye gukora ni ibihe? Nibyo tugiye kumva mu kanya. Amen. Ibyo bintu rero tugiye kumva mu kanya, ninde yaragiye kubiha? Imana ishimwe. Mushumba, uyu muntu ninde yaragiye kubiha?
haleluya haleluya. Abakurikiye gusenga rwa twongere tubibutse ngo wongere wiyandikishe, ukora ahantu handitse subscribe, wamura kuhakora ukabona kazogera ku ruhande ukagakoraho, ukajya ubona notification uko ikigisho gisohotse. Gusenga rwa turabakunda rero mukozi w'Imana. Ntabwo ncokoje ahubwo ndafashije. Uyu mugore yitwa umugore w'umushunemukazi. Yego. Uyu mugore akaba ari umukomoka ndetse no mu bami ba hafi aho ngaho, ariko ngo rimwe ngo yabonaga Elisa ahora hanyura buri munsi. Ngo arangije asaba umugore aramubwira ati ariko mugabo wanjye, aba bantu banyura ha buri munsi waretse tukubakira inzu hejuru yacu abakozi b'Imana bagatambuka. Yego. Ngo arangije maze kubakira ngo abashyiramo igitanda, anashyiramo itara ry'umuhanuzi. Arangiza akajya hanyura buri munsi ngo kugera ubwo baje kubaza atari ko anezerewe aramata ariko wa mudamu we dushingiye ku byo dukorera tukugenza iki? Urashaka kumenyekana ku mwami atereka da nkunda kuba mu bacu. N'ubundi yari asanzwe azwi kuko yari umukira arazwi. Imana ishimwe. Noneho ariko ngo umugabo aca inyuma kubera ko umugore atagize icyifuzo cye cy'umwana, kuko umugabo we yarakuze. Yego. Avuga ati mva nta kibazo afite. Gehazi abwira Elisa ngo nyamara nta muhungu agira. Ngo arangije aramubwira ngo umwaka nk'igihe uzabyara umwana w'umuhungu. Undi araseka kumva bidashoboka. Ababyaye umwana w'umuhungu. Imana ishimwe. Biza kugira ngo umwana w'umuhungu arwara. Arwaye ngo arisanze nyina ase mu basaruzi. Isa muhabaga ngo nimushyire nyina. Nase ntiyumvaga neza ko umwana we ko yari mubyeyi mu zabukuru. Arangije umwana ngo baramuzana mushyira mu cyumba hejuru. Ngo umugore ngaza yirukanka ajya kureba umukozi w'Imana, ngamwikubite ku birenge witwa Gehazi amwigizayo. Buryo umuhanuzi akwiriye abantu barinda bamugwa ku birenge. Umuhanuzi ugenda wenyine bamugwa ku birenge. Gehazi ngo yamuje ku birenge kubera iki? Yari azi ko ari ikindi kimuzanye. Undi ati reka numva agahinda afite. Amubwira ati ubundi hari umwana nagusabye. Wamumpaye gasutabizi wowe. Ati none yarwaye yamerewe nabi. Ngo bohereze witwa Gehazi ajyana inkoni. Ajyanye inkoni biranga. Burya ushobora kubana n'umuhanuzi ariko utari umuhanuzi. Ushobora kubana n'abisho kutari umwigisha. Undi aramubwira ati umva Gehazi ntacyo twavuganye. Ni wowe tugenda. Aramutwara mugeza ngo arinje arikingirana ku inkoni ntacyo yavuze. Ariko inkoni ya Gehazi rero gukora iki niyembe yari afite. Nta kintu yari gukora. Oya, kubana n'abahanuzi nisobanura kuri umuhanuzi. Kubana n'abigisha bisobanura kuri umwigisha. Umuntu afite impano yamuhaye. Umugore aramubwira ati ni wowe wavuze wampaye umwana tugende nawe nagusabye. Kuko ise ntacyo yarabyitayo. Ngo arangije amuryama hejuru, amwubarara hejuru. Ngamwubarara hejuru umwana arazuka amusubiza nyina. Hanyuma rero mu gihe cy'inzara haza gutera inzara, umushwa musaza haje no gupfa n'ubundi. Wa mushune mu kazi baramubwira ati genda uhunge hari inzira. Hari inzara. Agenda ahunze inzara. Hashize indi myaka aragaruka. Agarutse asanga ibye abantu babigiye. Kandi babigiyemo uwamuhaye wabwiye ngo nagende Elisa ntiyarakiri. Hari hasigaye Gehazi wenyine. Noneho ngo Gehazi ngo umwami reka nkubwire aca kuri banyumba 10 biranga, aca kwa mudugudu biranga, aca kwa mutwara sibo biranga, arabisaba baramwangira kuko abigiyemo afite amaboko. Ariko kumbi hari isaha imwe yo kuzahabwa umuhesha umusubiza ibyiwe. Nuwo mushune mu kazi ngiye gusoza ngo arangize noneho ngo umwana aza gukenera kumva amakuru, ineza yose umuntu agira. Ntabwo Imana yibagirwa. Ibyo wakoze Imana ntibyibagirwa. Ngo rero ngo icyo gihe umwami ngo arimo ashaka kumenya amakuru ya Elisa. Ngo igihe kiyasobanura akivuga ibye ngo wa mugore barahingutse. Gehazi ariko uririrwa umbaza iki? Uwo yahaye umwana nguyu, uwo yazuriye umwana nguyu. Bimwibarize akubwira amakuru neza. Imana ishimwe. Hari igihe uhura n'Imana n'uwo mushune mu kazi ngo arangize wambazaga amateka ye. Aramubwira ati hari ikindi se? Ngo amubwira agahinda ke. Umwami aramubwira ati mva twumvikane. Na Gehazi yumva ati mugende mumusubize ibye. Mumusubiza he? Kandi ntanze itegeko. Ibyo basaruye byose kuva yahava kugera uyu munsi babirunde hamwe. Amuha umuhesha w'ibyiwe. Ngaya amateka mukozi w'Imana rero. Imana ishimwe. Iduha umuhesha. Imana ibazwe.
Imana ishimwe. Revera noneho aranyishe ndazanzaye ndapfuye ndushiho kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ampaye ikintu cyitwa amateka. Reka nkubwire aya mateka nawe ugomba kurushaho kuyumva. Kandi mushumba Elisa nubwo yapfuye ariko hari igitangaza yakoze. Agikora yarapfuye. Yapfuye akoze ibitangaza 13 ariko icya 14 yagikoze yarapfuye. Bisobanuye ngo n'imirimo umwami yari akiri mu kubaza icyo yakoze nyuma atari yaba. Abaza rero Gihazi, uyu Gihazi ngo arabimutekereza avuga ati yazuye uyu umwana w'uyu mugore wari wapfu. Ibyo uvuze numvise nezerewe, numva nguwe neza. Reka mbabwire mwebwe mukurikiranye ugusenga rwa nkurikije ibyo numvise Revera Mushumba Ntambabazi atubwiye. Imana ishimwe kubgayo ifite umugambi wo kuguha umuhesha. Ntago yaguteza abantu kuko iyo wiringiye ikoherereje umuhesha. Ntago yagukoza isoni kuko Imana utuye imbere ukorera imbere usenga wihanukizwa ifite umuhesha. Uwo muhesha rero Uwiteka azi icyo agomba gukora kuri wowe. Azi icyo agomba gukora. Umva mama, umva wa mupapa we, umva wa musore we, umva mushiki wanjye, umva murumuna wanjye. Uwiteka Imana ishoboye byose izi ikigomba gukora. Humura nubwo hari ibyo wanyazwe ariko iyakurinze kera na nubu iracyahari. Mushumba ndafashijwe. Iyakurinze cyagiye na nubu iracyahari. Iyakurinze cyagiye iracyahari na nubu. Ibyaguhize byabaye byinshi ariko iyakurwaniriye yari ihari. Ibyari bikugose byari bihari ariko yari kurinze muri byirahari. Naho yagiye na nubu iracyakora. Nisobanuki nawe yaguhaye umuhesha nanjye umuhesha. Bisobanuki uyu muntu atuye mu cyaro, ari mu cyaro yabonaga kuza muri Kigali bitazakunda. Yabonaga kuva muri Kigali ajya hanze mu mahanga yabonaga bitazakunda. Ariko Uwiteka mwibutse aravuga ngo nguhaye umuhesha akira visa urira indege ugenda. Aravuga ngo nguhaye umuhesha curuza mu gihugu cy'u Rwanda wungu. Aravuga ngo nguhaye umuhesha agenda ubemeya. Aravuga ngo nguhaye umuhesha abagitifu. Aravuga ngo nguhaye umuhesha abamukuru w'umudugudu. Aravuga ngo nguhaye umuhesha agenda wicare mu biro. Aravuga ngo nguhaye umuhesha indwara warurwaye urazikira. Aravuga ngo nguhaye umuhesha ibiguteye ubwoba byo kuguhagarika umutima kuko ndi kumwe na. Reka uyu muhesha akimara kujyana n'uyu mugore Mushumba, uyu mugore yagaruye umutima. Banza umenye yavuye ku bantu bitwa ba mudugudu bamutera twatsi mu myaka 7 bari buri nibyo ajya kwa gitifu wakagaje bakibigizayo ajya ahantu hose ariko kumbi hari Imana Imana ishimwe yajyanywe n'ijwi yongera agarurwa n'ijwi Imana ishimwe aratuzanywe n'Imana yo ta yazo bisekota mu cyaro twavuye mu cyaro. Hari abantu bakora ibintu hari ijwi ryababwiye. Yego kandi burya nkubwira nawe urimo reka ndima nkubwira nawe urimo ese ko cyumwami yavuze ngo nibyo basaruye akigera mu cyongereza bavuze ngo ni absence igihe hataraha ibyo basaruye ibyo bariye barabigaruye. Yego urumva icyo bisobanura ngo ariko ngo akigera ibwami asanga bakeneye kumenya amakuru. Gehazi n'ibirembe bye aravuga turambaza iki. Yego uwo yazuriye umwana nago yahageze ndimo namureba yahageze amubwira amateka. Imana ishimwe ku buryo umwami ntiyica hica barubanda. Imana ishimwe amusobanuriye aramubwira tumva ngo urupamvu. Ubwo rero nk'umunyamategeko bamubwira ubundi umuhesha w'inkiko hari umuhesha w'inkiko w'umwuga nuvuga ngo umwami. Yego ubundi nta muhesha w'inkiko waza urukiko rutaraca urubanza. Ubwo umwami yaraciye urubanza arangije aho uburenganzira umuhesha acyo bita umuhesha w'inkiko burya agendera ku mwanzuro w'urukiko. Umwami aravuga ati shingiye ku byo numvise ibyo mwari ibyo mwagurishije ibyo mwanyereje ibyo mwagize gute mbihaye no muntu umuhesha ibintu bike. Ubwo n'ubwatsi bahebwa amatungo barabugaruye dodo barazihe uhereye ku kwezi kwa mbere ugakomeza umwaka wa kabiri ugakomeza uwa gatatu ugakomeza uwa kane ugakomeza uwa gatanu ugakomeza uwa gatandatu ugakomeza uwa karindwi n'ubwuzure bw'Imana. Karindwi n'ubwuzure bw'Imana kubera ko uyu mugore nawe yaravuze ngo ubw'Imana yavuze yuko azamara imyaka 7 mu gihugu inzara yarateye ariko nkumvira ijwi ry'Imana ngahunga. Imyaka 7 irarangiye none ngarutse muri ya myaka 7 irangiye ngarutse imbere y'umwami kandi yashyizeho umwami niyikomeza no kumurundika muha n'imbaraga zo gutegeka ibyo abantu batwara. Amina. Irewe reka
nkubwire n'ikindi gikomeye, Imana twicaye imbere ntiyakora ikosa ryo kugutesha agaciro, kuko iyo wiringiye igufiteho umugambi urenze uw'abantu. Nari mbabwiye ngo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutesha agaciro, kuko iyo wiringiye irusha imbaraga, irusha ububasha, irusha ubutware ibiguhiga n'ibikugose. Ikugose ikubereye amaso imbere ni nyuma. Amina. Cyane ko n'Imana nta kosa igikora. Oya nta. Imana ntigira ikosa, ntikosa. Icyo ndimo ndeba hani iki mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye cyane. Icyo bita umuhesha w'ibyawe. Yego. Umuhesha w'inkiko nta muntu wamubuza gushyira mu myanzuro ibyo urukiko rwategetse. Abafitiye uburenganzira, kuko urukiko rwamuhaye uburenganzira nawe. Yaravuga ngo ibintu bye byose abisubizwa. Ariko tugaruke ku mpamvu kuki uyu mugore yashubijwe ibiki. Hari neza yagaragaje imbere y'Imana. Irahari. Abakora umurimo w'Imana neza bose Imana ibagaruriye agaciro. Imana ishimwe. Abantu bose bagiye Imana. Wari umaze iminsi uryamye, wari umaze iminsi utagaragara, Imana igushubije. Urumva hari ibyo yakoze, hari ibyo ashimirwa, hari ibyo yahagazeho. Imana ishimwe. Hari ijwi ryamubwiye ngo genda, hari ijwi ryabakuye mu burasirazuba, hari ijwi ryadukuye mu majyepfo, hari ijwi ryadukuye mu burengera bwayo, hari ijwi ryadukuye mu majyaruguru, hari ijwi ryatuzanye muri Kigali, hari ryatujyanye mu ishuri, hari ijwi ryavuganye natwe, n'uburyo twashaka tutarabibona, ariko Imana iracyabitse isezerano. Kuko havuga za 105:8 ngo yibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi. Ngo yategeke Romando separa. Hasi ku murongo umanuka haravuga ngo nubwo nyiri isezerano yari aziritswe n'iminyururu, ngo ryari ritarakabohwa. Yego. Yazo bese. Ijwi ry'Imana ntiribohwa. Yego. Komeza. Ijwi ry'Imana ntirigira. Haravuze ngo yibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi. Niryo yagiranye na Aburahamu. Yego. Ibigira indahiro kuri Isaka. Yego. Ibigira itegeko kuri Yakobo. Yego. Ngo ibisohoreza ku bana ba Isiraheli. Yego. Ngo nubwo nyiri isezerano yari aziritswe n'amaguru, ngo ryo ryari ritaraziritswa. Umuntu ashobora kuba abayeho nabi, ariko Imana yavuze kigishinguye kirindiri isambu y'uno mugore, imyaka y'uno mugore, Imana ibabuza kubirya. Kuko Umwami yaravuze ngo nibyo basorewe mu none se bari kumuha idahari. Imana yabuje kubirya barahunika. Imana ishimwe. Ibihunikira abo yavuganye nabo. Hari amasezerano. Imana ishimwe. Bisobanuye Revera Mushumba, bisobanuye ko ibyo banyaze umuntu byaribye, kuko yemereye Imana. Ntabwo yakwemera ko babinyaga gusa uko bashaka, ahubwo imwoherereza umuhesha akamuhesha ibyo bamunyaze. Nta mwenda Imana izatugendamo. Imana izagenda mu bayubashye. Nta mwenda namba bakoreye Imana bazagenda. Yego. Ntizagutungisha ibyo batekereza. Yego. Kugeza ubwo uzabona umuhesha w'Imana. Imana ishimwe. Kandi gusengerwa wongera ukore subscribe. Yego. Mu Gifaransa ni s'abonner. Numara kuhakora ukanda handi hari akazogera, urahita ubona iki cyigisho kibona ko kanya gisohoka. Reka nicyo nakubwiraga kiriya gihe. Imuhesha. Yego. No kuvuga ngo nta deni niri. Yego. Yaba umugore, yaba umukobwa, yaba umwana, nta deni. Imana izaduhamagara imaze gusohoza ibyo yavuze. Wireba ku byo wanabyoya, wowe no ubashwa ariko isezerano ntirigize gute. Ntiriboshe. Rirakurindiriye. Akeneye umuhesha w'inkiko. Umuhesha w'inkiko. Komeza mukozi. Kandi icyo namaze kumenya cyo, uyu muhesha w'inkiko nta wamutangira. Afite uburenganzira. Aragusohora. Ntabwo byakunda nushaka. Nimba umuntu yaba ari mu nzu yawe, umuhesha w'inkiko ahageze arabisohora. Waba utwite, waba wabyaye, waba wabura n'udusafuriya byose hanze arasohora. Yita nk'imvura yaguye kuko wabaga mu bitari ibyawe. Ariko reka turenze amaso twumva. Imana ijambo risobanuye ngo data adushubije ibyo ibyo bihaye kungu. Adushubije ibyo batunze. Agaciro bari barajyanye. Agaruye ibyo wari warabuze. Turabyakiriye. Imana irakunamuye. Turabyakiriye. Imana ishimwe. Waracuruje urahomba. Dayimoni yari yarakunyaze ibyawe, ariko Uwiteka aravuga guhaye umuhesha aya masaha. Sikita uratwite, inda yawe ufitemo ikibazo, kwa muganga bakubwiye ko bidakunda, ariko Uwiteka avuganye nawe aravuze ngo guhaye umuhesha. Uri umukobwa umaze igihe umva wakoze ubukwe, ariko ubwo bukwe ugeze mu rugo uhuramo n'ibibazo muri urwo rugo rwawe. Ntabwo ariko Imana yavuganye nawe, ni dayimoni wigabije arakunyaga, ariko
Imana yavuze iguhaye umuhesha. Umva winjiye mu kazi, akazi ukinjira mugiye kugakora, ugakora ufite ibyiringiro kugiye ugakora neza, dayimoni arakwigabiza. Ariko Imana ivuganye nawe ngiguhaye umuhesha. Mushumba, Imana ishimwe, numvise ijwi rimbwira ngo nawe iguhagaze imbere, ibiguhigira bihize, bikurwanira birwanyije. Imana igushingiwe n'ubutsinzi. Yemwe namwe mu nyumba mwo gutinya, Imana itanga umuhesha Odessa yakita, kuko n'imigani harimo ijambo rivuga ngo itanga umugisha ntabwo yongeraho umubabaro, kandi yaguhagazeho cya gihe na n'ubu iracyakora. Mushumba, iyakurinze cya gihe na n'ubu iracyakora, iyakurinze urwaye na n'ubu iracyakora. Iravuze ngo itanga umuhesha ku bana bawe, tanga umuhesha ku mutware wawe, tanga umuhesha mu mikorere, tanga umuhesha mu biguhiga, tanga umuhesha mu byo banyazwe. Imana iguhagazeho wicaye mu biro, Imana iguhaye umuhesha. Urwaye, Imana iguhaye umuhesha ugukiza mu ngorane no mu bibazo. Imana iritambura. Imana ishimwe dotekodekonema, Imana ihimbazwe. Muri ibyo aravuze ngo ubwo umwami nkunda nta mahoro, ubwo dukunda ntacyo tubaye, we gusakizwa ku gato no ku kanini, uwo wiringiye afite umugambi mwiza wo kukurengera. Amen. Yesaya yaravuze ngo itanga amasezerano niyo yasohoza, ngo kandi itanga gutwita nitanga no kubyara. Nukuvuga ngo rero iba yohereje umuhesha wo kuducungira umutekano mu buryo bwose. Yemwe bantu bari mu Rwanda, bari hirya no hino bakurikira gusengarwa, nimuhagarika umutima. Imana yongeye kugaruka ku buzima bwanyu, ivuga ngo yohereje umuhesha. Muri iki gihe cya COVID, Imana yohereje umuhesha mwo guhagarika umutima, mwo kwirukansa ibintu. Nimuhagarare hamwe, Imana ibaha umuhesha mw'ibyo mwanyazwe. Rega waranyazwe nshuti yanjye, wa muvandimwe waranyazwe, ariko Uwiteka aracyari ku ngoma. Irinde ibyaha, irinde kubesha, irinde gusambana, irinde kwangana, irinde kuvuga abandi ko ari byo umwami ashaka. Kubundi hasigaye Uwiteka kugarura umuhesha, ubundi uhabwa agaciro aho wakaburiye. Imana ishimwe, ntabwo ikangwa n'iminsi n'ibihe, ntikangwa n'ibiguhiga, ahubwo ikangwa nuko waba udakijijwe. Ese urakijijwe? Akabazo rero k'amatsiko, yego mumvise umuhesha w'inkiko w'umwami, yego mushobo, ariko abakurikiye gusengarwa, yego kongera kubasaba kwiyandikisha, yego wamara gukora kuri subscribe cyangwa sabone, bagakora ku kazogera, bakabona notification uko bisohotse, hari indirimbo n'ibindi byose. Reka nkubwire, uyu munsi umuhesha wacu ninde? Ni Yesu. Ni Yesu Kristo. Karabaye uwo muhesha ubundi bigaragara ko uwo mwami agaragara nk'Imana, umuhesha agaragara nka Yesu. Nuvuga ngo uyu munsi wa none ni Yesu niwe muhesha w'ibyacu. Yaradutsindishirije, atugira ku musaraba, aradupfira, adukuraho ibitambo n'abatambyi, afite urufunguzo. Yaravuze ngo iyo nkinze nawe ukingura. Yesu aguhesha ibyo bakwambuye, Yesu akubakiriza naho barishe, agutuza aho bakwirukanye, Yesu agushyigikira. Imana irabikoze. Imana ishimwe. Yesu nashaka umuhesha wacu ni Kristo, umuhesha w'ubugingo. Usomye guhera mu itangira kugera mu byayishuha havugamo Yesu. Yesu niwe muhesha. Yesu niwe muhesha. Uzana ibintu agahindura isura, yita ku bwoko, niyita ku isura, niyita wakomo, apfa gusa kuba yarakuvuze. Yesu aguhesha ibyawe. Imana ishimwe. Irabahesheje. Imana ishimwe. Irabahesheje. Niba byakire mu izina rya Yesu. Dusenge. Nanjye ndabyakirika. Urasenga ariko iminota isigaye tuyisengemo, nubwo twasenga umunota umwe. Yesu agiye kubahesha ibyo babuze. Ndashaka Romando ta yazobese ko ta yariwidego. Hari umuntu ugiye gusoma, reka nkubwire ikintu musafashwa. Mbonye umuntu ugiye kubona gusengarwa bwa mbere, kandi uwo muntu igihugu arimo ari mu Faransa. Yego. Ngiye kubona ijwi rambwira ngo muhaye ibipapuro yari amaze igihe yifuza, yarabizengurutse arabibura, arabishaka arabibura, ariko akimara gufungura rwa akumvira ijambo, umuhesha agiye kumushyigikira muri ambasade, ibintu byose bigenda. Imana ishimwe. Nagira ngo umusengere dusoze, karibu twavuga byinshi. Yego. Reka dusenge. Imana ishimwe ko itanze umuhesha. Amina. Revera Ntambabazi Mushumba, ndanezerewe kwicarana nawe hano, ndanezerewe kumva iyi mpumuro, ndanezerewe muri umwanya wo gusabana n'Imana, ndanezerewe. Namwe mwabantu mwe kubera uyu muhesha, nanjye ndabona ntahanye ibyanjye. Nawe imbaraga zigutera kwakira ibyawe ni ukwizera, ukizerera aho wicaye, ukizerera aho utuye, ukizeye mu modoka, wicaye mu biro, wicaye mu ndege. Kwizera kwe kuguhesha ibitangaza. Ibyo wabuze umuhesha aje kubiguha.
ibyo wabuze umuhesha aje kubiguhesha, ibyo wabuze byakire mu izina rya reka dusenge mushumba. Revera mushumba. Reka dusenge we Mana, turagushimiye umuhesha w'ibyaha. uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Ni wowe urema ikintu ukagikomeza, kuko umwanditsi yarabivuze aravuga ngo Uwiteka ni umungeri wanjye, ntabwo nzacena. Anjyana uruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo. Umwami ahimbazwe. Arongera avuga ngo ahirwa ufitemo imbaraga. Iyo anyuze mu gikombe cyitwa Baka ahindura amasoko. Uyu ufite imbaraga ntabwo ajya mu bapfumu, uyu ufite imbaraga ntabwo ajya mu barangi, ahubwo agenda asanga umwami. Umwami yarangiza akamuha umuhesha akajya kumuhesha ibye. Ndagushimiye ko abantu bahaye umuhesha wo kubahesha ibyo bari baranyazwe, wo kubahesha ibyo bari baratakaje, wo kubahesha ibyo bari baraburiye mu nzira, kubahesha ibyo bari baraburiye aho bakorera, kubahesha atayazo. Imana ishimwe, uhimbazwe Nyiringabo. Turagushimiye ko byose ubitanze, kuko uri umwami udahemuka. Ntabwo uri igisambo papa, ntabwo uri nta nda nini ugira, ntabwo ugira inzanga, ugira urukundo. Ndagushimiye ko umuntu wese ufungura ugusenga rwa agiye guhabwa umuhesha utandukanye n'uw'abandi. Nimwakire guhirwa, nimwakire imbaraga z'Imana. Uwiteka bagire neza muri byose. Amen. Turabashimiye mwebwe rero mwari mukurikiye gusenga rwa. Twongera kubasaba gukora subscribe mu gifaransa ni s'abonner, barangiza bakora ukazogera ku ruhande kwa notification, kandi mushobora kudukurikira ku manywa na nijoro. Kandi turagushimiye Silas, twongeye gushimira umuyobozi wacu cyane Werarisi, gushimira na cameraman. Ibyiza biri imbere, gusenga rwa turahari ku bwanyu. Nimwe turi gushaka ko mugera ku bihe byiza, kandi tubabwire ngo tuzagera kuri byinshi. Inkunga yanyu irakenewe, haba guhamagara, ibyifuzo, kutwandikira, kutuvugisha. Turabiteguye, turabakiriye, turi inshuti zanyu, turabakunda. Twe ntitugendera ku madini, tugendera kuri politike. Twe turabakozi Imana abwira abantu ngo Uwiteka aguhaye umuhesha w'ibyawe, kandi umuhesha w'ibyawe ni Kristo yarabonetse. Mugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Tuzasubira nakagaruka. Bye. Muri abantu beza, muri abacu.